Why do people call English a universal language? English as a universal language and music as a universal language. Experts say that music is a universal language because everyone can listen to English no matter the language in which the songs or music is made. A Chinese-speaking person can enjoy Kinyarwanda music, and so is a Kinyarwanda-speaking person. A Kinyarwanda-speaking person too can enjoy the music that is sung in whether Chinese, French, English, or Yoruba, or any other language. This is why people say that music is a universal language. Saying that it is a universal language means it is a language of the world. Music can connect people from all parts of the world without any language barrier. If you don't understand the words, you can just dance. But why are people calling English a universal language too? This is because you can't avoid English. Everywhere you go on this world, whether you go to Asia, to Africa, to Europe, anywhere in any country, you're going to find English. This is probably why you're interested in learning it. Ese no kubera iki abantu bita Icyongereza ururimi rw'isi cyangwa ururimi mpuzamahanga, kimwe nuko bavuga ngo music is a universal language. Umuziki ni ururimi rw'isi, ururimi mpuzamahanga. Navuze mvuga yuko bavuga ko umuziki ari ururimi rw'isi kuko ushobora kwinjoying, ushobora kuryoherwa n'umuziki utitaye ku buryo bawuririmbye, ku rurimi bawuririmbyemo. Ushobora kumva umuziki ucuranze mu gishinwa rwose ukabyina kandi uvuga ikinyarwanda. Kimwe nuko ushobora kumva umuziki w'ikinyarwanda uvuga igishinwa ukumva urakuryoheye. Ushobora kumva umuziki ucuranze muri Yoruba, muri Kiswahili, muri English, atari uko izo ndi muzizi ukumva umuziki rwose urakuryoheye. Niyo mpamvu bavuga ko ari ururimi rwumvwa na bose. Ku rundi ruhande ariko abantu bakavuga yuko Icyongereza ari universal language too. Icyongereza nacyo ni ururimi mpuzamahanga. Ntabwo bivuga yuko umuntu wese ashobora kumva Icyongereza atarakizi. Ahubwo ku Cyongereza ho bivuga yuko ugisanga ahantu hose. Muri buri gihugu cyo ku isi uzasanga Icyongereza. Abantu babiri baramutse bahuye bavuga indimi zitandukanye, urubahuza n'Icyongereza. Niyo mpamvu Icyongereza tukita lingua franca of the world. Lingua franca ni urwo rurimi rushobora guhuza abantu babiri bavuga indimi ebyiri zitandukanye. Ariko reka ibyo byose tube tubyirengagije, twinjire mu isomo ryacu ry'uyu munsi. How can you make English a part of your daily life? This is what you're going to be dealing with. Just like you wake up in the morning, you brush your teeth, you clean your face, you take your breakfast, lunch, and supper. You talk to your friends and all other things that you do in your day. How can you make English a part of your daily life? This is what you're going to be dealing with. Tugiye kureba ni gute wafata Icyongereza ukakigira kimwe mu bice bigize ubuzima bwawe. Is it possible? Is it not possible? We are going to see 3 things that you can do to make English a part of your daily life. Tugiye kureba ibintu bitatu ushobora gukora kugira ngo Icyongereza kibe kimwe mu bice bigize ubuzima bwawe. Uze kureba neza video uyirebe kugeza irangiye kuko ikintu cya gatatu gishobora guhindura uburyo ufata Icyongereza, uburyo kivuga, uburyo cyumva n'uburyo ugisobanukirwa. I want you to be with me to the end of the video. Ariko mbere yuko dutangira n'ikintu cya mbere, ibuka yuko turi kwiga Icyongereza mu buryo bwa online. Kwiga Icyongereza dukoresheje uburyo bwa Google Meet, upfa kuba ufite telefone yawe cyangwa laptop, hanyuma ukaba ufite na internet. Uze kunyandikira kuri WhatsApp, hanyuma turebe ko twakomeza tukimprovinga Icyongereza. Ubu buryo bwa Google Meet mpora mbivuga kuri videos, iyo turimo twiga tuba turebana. Ushobora gusoma notes, ibyo mwarimu ari gusobanura, ugatanga ibitekerezo, ibintu byose bimeze nkaho ari face to face. So you don't need to leave your place.
ntabwo ari ngombwa ngo uve aho uri, aho waba uri hose in any part of the world, muze improving icyongereza cyanyu. Muri no minsi ndi kubona abantu barangije secondary ariko bashaka kongera ubumenyi bwabo mu cyongereza, cyangwa bari kwiga muri kaminuza ariko bashaka kugira aho bavana icyongereza cyabo naho bakigeza. These are the people I'm deceiving most. Ariko urwego rwose waba uriho, waba uri umutangizi, waba uri intermediate, waba uri advanced, come and improve your English with us. Twibazaga ngo ni gute wafata icyongereza ukakigira kimwe mu bice bigize ubuzima bwawe. To help you do this, I'm going to share 3 things that you are going to do to make it happen like I promised. Ikintu cya mbere rero ugomba gukora ni ugukora ku kintu cyitwa pronunciation. Pronunciation. Uburyo uvuga icyongereza. Buriya itandukaniro rinini riri mu buryo abantu bize icyongereza ku ishuri cyangwa bakiga ku ishuri n'icyongereza gikenewe mu buzima bwa buri munsi. As school teachers want us to excel in grammar, vocabularies, so as we can score high marks. Abarimu ku ishuri baba bashaka yuko tumenya ikibonezamvugo, tukamenya n'amagambo, hanyuma twabihuza bikadufasha gutsinda amasomo y'icyongereza, hanyuma tukagira amarembo afunguka runaka ariko kubera ko umuntu yabonye amanota. But this is not the case in real life. Ariko ntabwo ariko bimeze mu buzima busanzwe. Ngira ngo murabizi abantu benshi tuba turi kumwe hano naba bashaka kwimprovinga their spoken English, naba bashaka kuzamura ubumenyi bwabo mu kuvuga icyongereza. Rero ibyo ngibyo ntabwo bishoboka udafite pronunciation skills. Ushobora kuba uzi grammar, ushobora kuba uzi amagambo menshi, ariko uburyo yavuga nibyo bituma abantu bakumva. Ushobora kuba ubizi uko byandikwa ariko wabivuga abantu ntibasobanukirwe. Rero icyo gihe iyo ari mu buzima busanzwe bw'abantu ugomba kumvana n'abantu, ibintu ntabwo biba byagenze neza. Niki rero wakora kugira ngo pronunciation ibe kimwe mu bice bigize ubuzima bwawe bwa buri munsi? Ikintu cya mbere ugomba gukora ni imitation, gusubiramo abantu, kwigana. Tujya tuvuga ngo kwiga ni ukwigana. Rero mu buzima bwawe bwa buri munsi, kuri gahunda zawe za buri munsi, shaka umuntu uvuga icyongereza, yaba umu native speaker, umuntu wavukiye mu cyongereza, cyangwa undi muntu ubona yuko azi icyongereza cyangwa afite ubumenyi bwisumbuye ku bwawe, wumve ukavuga hanyuma umusubiremo. Ugende usubiramo amagambo uko yavuze nawe yasubiremo. This is going to help you a lot, and make sure you do it every single day. Kandi umenye neza ko ibyo bintu ubikora buri munsi, nkuko usukura amenyo yawe buri munsi, nkuko woga mu maso, nkuko ufata breakfast buri uko ubyutse. I don't know if everyone is taking breakfast. Cyangwa nkuko ufata lunch, nkuko uvugana n'abantu kuri WhatsApp. Make English pronunciation part of a daily practice. Read out loud. Soma ariko usome uvuga cyane. Niba hari ibintu uri gusoma, niyo byaba ari interuro rimwe, ebyiri, eshatu, you don't need to read the whole book. Ntabwo ari ngombwa ngo usome igitabo cyose, ariko ibintu byose usomye bisome uvuga cyane. Uvuge uko ugenda uvuga niko improvinga your pronunciation skills. Niba ibyo utabishoboye, sing English songs. This is again another trick that looks like repeating after people. Ibi nabyo ni ibindi bintu nakandi ga trick ushobora gukoresha, nabyo ni ugusubiramo abantu. You are repeating after the artists. Niba wikundira kuririmba cyangwa niba wumva nibyo byose bikora at the same time, ariko niba ubona hari kimwe cyagushobokera gikore. If you like songs, sing out loud. Niba ukunda indirimbo rwose jya uziririmba, ugenda usubiramo amagambo uyavuga cyane. This is going to help improve your pronunciation skills, and make sure it is going to be your daily habit. Kandi making sure umenye neza ko ibyo bintu bibaye nk'umuco wawe wa buri munsi ujye ubikora. If you are fond of speaking, just speak every day. If you are fond of reading, read out loud every day. If you like singing, my friend, do it every single day, and you tell me the results after some time. English pronunciation is like swimming.
kuvuga icyongereza cyangwa n'urundi rurimi urwo ari rwo rwose ni nko koga mu mazi, swimming. You cannot know how to pronounce words just by listening other people doing so. Ntabwo rero wamenye kuvuga ari uko uri kumva abandi bantu babikora. Ni kimwe nuko utamenya koga uri kubona abandi bantu boga. You have to go deep into water and swim at your own. Ugomba kujya mu mazi ukoga ubwawe, nibwo buryo bwiza uzamenye koga. Ni kimwe rero no kuvuga icyongereza. Abandi bashobora kubivuga ukabyumva, kugira ngo rero nawe umenye kubivuga nkabo nuko nawe ubikora. Don't get afraid of speaking. Speak every single day and every time you get a chance. Ikintu cya kabiri, listen to English every day and write what interests you. Birajya gusa n'ibya mbere bifite aho bihuriye, ariko niba wumva icyongereza buri munsi, umva icyongereza buri munsi ariko unandike ibintu wumva biri interesting to you. Write down things that interest you. Andika ibintu wumva bigushimishije cyangwa ibintu biri interesting kuri wowe, ntabwo ari bigushimisha gusa, ahubwo ni bya bintu ushobora kugirira amatsiko ukumva ushaka kubimenya. Rero ibyo bintu byandike mu magambo yawe rwose uko wumva wabyandika, byandike. Iyo wandika burya uba uri ku improving ubumenyi bwinshi, uri ku improving writing skills, uri ku improving listening skills kuko uri kumva ukandika, ariko nanone uko wandika niko uba uri guha message ubwonko bwawe yuko ibyo bintu utagomba kubyibagirwa. Hanyuma after sometimes come and see what you have written. Ujye ugaruka urebe ibyo wanditse, ubikoremo sentences. Niba ari ijambo rimwe wanditse ubikoremo sentence, niba ari sentence wanditse repeating, bivane muri present bishyire muri past, bishyire muri future, bishyire muri continuous, ugende uyikoresha buri munsi. Writing every day is one of the best techniques that you can use to integrate English in your daily life. Iki ni kimwe mu bintu rwose byiza wakora kugira ngo icyongereza kibe kimwe mu bice bigize ubuzima bwawe. Ikintu cya nyuma, join discussions. Jya mu biganiro n'abantu. This is the last thing to do. Niba ushaka kuimprovinga icyongereza cyawe, ushaka ko kiba ubuzima, jya mu biganiro bya buri munsi n'abantu. Talk to people. Ganira n'abantu, yaba bo mukorana, yaba bo ubonye kuri social media, ariko bikaba byiza cyane iyo uganira n'abantu bavuga ku bintu usanzwe ukunda, ku bintu wiyumvamo, ku bintu bikwi-interestinga. Iyo bigenze gutyo bituma mu buzima bwawe bwa buri munsi wiga icyongereza ariko mu buryo buri effortless, ukanakiga utarinze gushyiramo imbaraga nyinshi. Iyo wiga ururimi ariko ukarwigira mu bintu ukunda, niba ukunda music, niba ukunda sport, niba ukunda anything that entertains you, niba ukunda guteka, ganira na bene abo bantu. Muganire mu cyongereza, ushobora kuba bahari physically ukaba babona ubuzima bwa buri munsi, cyangwa se bakaba bari online. Make sure you talk to those people every single day. Shaka abo bantu aho ushobora kubabona mujye muganira icyongereza buri munsi. Ntabwo ari ngombwa ngo muganire for the whole day. Ushobora kuganira iminota 10, 20, 30, 1 hour, ariko bikaba consistently. Nutabona umwanya wo kuvuga, wenda muganire nabo, ushobora kwandika, ushobora kwandikira, ushobora gutera comments, ariko mu cyongereza. You are not going to improve your spoken English unless you talk to the real people. Ntabwo rero bishoboka yuko icyongereza wakimprovinga utari kuvugana n'abantu. Nibwo umenye uko amagambo agenda, nibwo umenya bya bindi biza muri grammar, vocabularies, bikoreshwa gute ubundi mu buzima bwa nyabwo. This is the last tip. I believe you have learned a lot in this lesson. Allow me to call it a day. See you in the next video. Bye.